yanejeje umutima w'Imana abakonagitse nayo ku buryo yamanukaga isaha n'isaha umusirikare wicara agatekereza igihugu cye yarangiza akavati ishingiye ku gihugu cyanjye nekereje igihugu cyanjye ndemze yuko gikeneye umutekano n'amahoro ngiye gufata amaboko yanjye nangize nyatange ku gihugu cyanjye zibura ntanga imbaraga nimara gutanga imbaraga ntange n'ibitekerezo igihugu cyanjye kibona amahoro uwo muntu yatandukanye n'umuntu babanjije kugira gute kubyinjizamo siga umwuka wera nk'umuyobozi aravuga ngo umuntu wese uzanyegurira umutima we umuntu wese uzampamagara umuntu wese uzatindana nanjye yari icyo gihe aho twari turi bari bamushyize inyuma y'itorero abandi baraburana mu nama bati ntago bishoboka mwaba mushyize inyuma y'itorero bibujijwe bati kubera iki umukobwa bavuga ko yageze ahantu agasambana ngo hari abantu bamufashe ariko noneho abamufashe arisobanura aravuga ngo ntabwo yafashwe asambana ku bushake ngo yafashwe ku ngufu bamufatiyeho ibyuma. Haleluya haleluya, ndumva ameze neza uyu munsi wa none ko twongeye kubona mwene data mushiki wacu Kayitesi Liliane. Ntabwo ari ubwa mbere kuri Comrade TV nubwo ari bubibwire kugira ngo abashyashya bamwumve abashyashya bongere bamumenye ariko ubushize ubwo duherukana twagiranye ibihe byiza. Kayitesi Liliane turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yego urakoze cyane. Twongeye kukubona era uramwibuka ko ubushize twafashijwe cyane. Imana igumugisha rero. Twabonanye rero nongeye kumubona niyo mpamvu nashatse kumurira aka gafoto kugira ngo ikiganiro cy'umunsi tugikore turi kumwe. Ubushize twakoze ikiganiro ndi ku ruhande ariko nifuzaga yaba ari bubwirize yaba ari buganire ndashaka kumwegera kugira ngo abantu babone ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana kandi birashimishije ko abakozi w'Imana tuba turi kumwe tuganira twegeranye nabyo ni byiza. Aka gafoto rero ni kugira ngo kazaburwibutso mu gihe ubushize yaheruka kutubwira tubwijamo ngo Yesu agiye kuza gusura no gutambagira kandi natambagira azajyana aka gafoto akabone nako avuga ati bano bantu uzi ko bankoreraga cyagihe. Imana ishimwe cyane. Kayitesi turagushimiye, Imana igumugisha cyane. Murakoze kongera kugirira icyizere. Yesu yarakikugiriye. Imana ibaho umugisha. Igihe tugirirwa umugisha n'Imana ikatugirira icyizere. Yego. Ariko Yesu yatarabiteraho kashe ntago abantu batugirira icyizere. Nibyo ibyo uvuga ni ukuri. Ndabashimiye rero. Nyamvuga ngo ni iby'agaciro. Ni by'umugisha cyane kugira umugisha wo guhagarara imbere y'abantu nkamwe. Yego. Buri abantu bakomeye b'icyubahiro. Yego. Rero iyo tugize umugisha wo kubana namwe tubishimira Imana ndetse namwe tukabashimira. Yego. Ko muri abantu bicisha bugufi. Abantu badafite umwuka wo kwicisha bugufi ntago bajya batanga uwo mwanya ariko mwe mbaye mbashimiye ko mutanga umwanya wo kwakira buri wese. Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Ntabwo guca bugufi n'impano yacu ariko kandi Yesu yarabivuze yavuze ngo ushaka nuko abantu bananiye kubyiga ariko genda byigisha kuri Comrade TV ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bw'ijuru yemere kuba nk'umwana muto ace bugufi yemere kuba imbata y'abagenzi be. Ibyo bigirwa n'abayoborwa n'umwuka. Yego. Haleluya. Ubwo nanjye ndayoborwa n'umwuka. Yego. Rero Kayitesi dufite ikibazo gikomeye ariko mbere na mbere kugira ngo tukivuge reka tubanze dusenga Imana. Mana yera yo kwizerwa no kwiringirwa turagushimye. Tugushimira ijambo utwemereye tujye kuganiraho. Umuja wawe yongeye yagarutse kuri Comrade TV. Iyi ni cano wakizeho, iyi ni cano wahamagariye abantu ngo bajye bumva ubutumwa bwiza. Mu gihe kidutije umwuka w'abazima natwe tuzawukorera n'imbaraga zacu zose. Kandi utubungabungira umutekano kuko Satani yarahagurutse kandi afite imigambi mibisha. Turamutsinze mu izina rya Yesu. Turamwirukanye mu izina rya Yesu. Iki kiganiro umwanya mutoya tukimaranamo cyangwa se munini byose abari uyobora kandi abari ugenga iki kiganiro ufasha abacyumva mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze Kayitesi Liliane. Ni umukobwa wa Yesu yatubwiye ko ari umubyeyi ufite abana batatu kandi atuye hano hakurya muri Masaka aho ibangikanye na Kabuga ngira ngo ni imirenge igabana gutyo mu rugabano. Yego ni muri Masaka. Imana guhumugisha cyane. Rero ikiriho gikomeye maze iminsi ntekereza nasanze ufite amagambo akomeye kandi y'ubwenge numva nshaka kugira ngo tuzaganire ku ijambo rimwe rikomeye ijambo rikomeye riri mu byahishuwe
ibice byaho 14 niryo nshaka kugira ngo dufatire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Community TV nica n'abantu benshi bayikunze, ugezeho wese ahita avuga ati hariya hantu nahasanze ijambo rikomeye ry'umwimerere. Abantu bakavuga ngo twigisha ijambo rya kera. Aba bakobwa batanu naheruka kubiga kera kandi birwa bigisha ariko simbumve. Ba bakobwa batanu wavuze ubushize. Ariko uyu munsi wa none rero Community TV twagira ngo ibe ikitegererezo mu kugarura ijambo ry'umwimerere. Niyo mpamvu nimugira iby'Imana yababwiye mujye munyaruka. Nimugategereze ko tubahamagara, ahubwo ujye telefona nimero urayizi. Ni 0788 35 65 98. Yego. Ariko utanga ni yawe hakiri kare ntaza kubyibagirwa. Murakoze cyane. Abashobora gukurikirana iki kiganiro bagashima ubutumwa cyangwa bakanyurwa nabwo cyangwa bakabohorwa nabwo, bakifuza yuko wenda twakomezanya kubana mu murimo w'Imana, nagira nimero yanjye. Yego. 0788 13 yego 24 yego 043. Amen. Byashoboka ko waba utayumvise neza. Yego. Ni 0788 yego 13 yego 24 043. Amina. Imana ibaha umugisha cyane. Yesu agumugisha. Maze iminsi ndwaye gripe nawe ubushize wari urwaye nabyumvise, ariko je nyimaranye igihe uretse ko Yesu akomeje kudutiza imbaraga zo kuyikorana tukagenda. Rero izo nimero nizo muzajya muhamagaraho umukozi w'Imana, nizo muzajya mumwandikiraho mukavugana nawe mu gihe mukeneye impuguro, mu gihe mukeneye ibyabafasha, mukamusobanuza ku byo mwumvise mu nyigisho ze yatambukije ubushize, ndetse umunyamakuru dukundira ajya zishyiraho igihe cyose niba waje kugira ngo abashaka kukuvugisha bajye bakuvugisha. Rero ijambo navuze tugiye kujyaho ni iri jambo. Mumbabarire turisome kugira ngo tubone gukomeza n'ikiganiro cyacu mu minota mikeya dufite, kuko umwanya ntabwo woroshye, n'urugendo ni rurerure tugiye kujyamo, n'umurimo w'Imana hose tuba dukora. Ngo numva ijwi byahishwe 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, uwo ni Yohana wari urimo guhishurirwa ari muri kirwa cya Patimo, ari Patimo. Ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, mu ijuru rimbwira riti, andikuti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Haleluya. Imana dufashe cyane. Uyu ni Yohana wavugaga aya magambo. Cyari igihe Yohana yarababajwe amaze gushyirwa kure cyane y'ubuzima. Yaramaze gutabwa Patimo, mu gihe babonaga ko bagiye kumuhana bavuga bati hariyaho haba inzoka z'ubumara ziramurangiza. Ariko ariyo umwuka yarahasanze arahaza, aramubwira ati Yohana ntugire umutima uhagaze, burya nubwo wapfahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Iryo jwi araryumva Yohana, ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru. Ariko mbwiza ukuri niki cyatumaga Yohana yumva ijwi ryose rivuza kumva rivugira mu ijuru? Babarira umbwira ko kantu ugasobanurira n'abantu bakumve, hari abantu batabyumva neza impamvu twumva amajwi yo mu ijuru. Ubundi yego, hari ikintu kimwe abasenga bagira. Iteka ryose iyo ufata igihe cyo kubana n'Imana, yego, ukabana nayo nta buryarya, ukabana nayo nta buriganya, ukabana muri make, ukabana n'Imana ukiranuka, byanga byakunda, irakumanukira ukayumva. Ubundi hari ikimenyetso kiranga abana b'Imana. Yego. Hari ikimenyetso kiranga umusirikare, ya musirikare. Abasirikare bacu mu buzima bagira imyambaro y'urugamba, ikosi bajyanyweho. N'umukristo rero wa nyawe hari ikindi kimenyetso kimuranga. Ico nta kindi ni Mwuka Wera. Dusomye n'ibyanditswe bitubwira ko Yesu Kristo ajya kuvanwa muri iyi si, yasize atubwiye ijambo ryiza, yasize abwiye abigishwa bati rero bana banjye, nubwo ngiye kubakurwamo, nubwo ngiye kugenda, ariko ntago ndi bubasige mwenyine, hari umuntu ngiye kuboherereza. Uwo nta wundi ni Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera nuzabafasha kumenya iby'iyi nzira, nuzajya ajya kuyoba, azajya mugarura mu nzira, ababwira ibyo ababwire, abamenyesha n'iby'iminsi n'iki n'ibihe. Impamvu
uyu mugabo Yohana yahoraga yumva ijwi ry'Imana ubundi hari ikigero ugeramo ukabakonagite n'Imana iyo unejeje umutima hari akantu ushobora gukora umutima w'Imana ukanezerwa Yohana nawe rero yanejeje umutima w'Imana abakonagite nayo ku buryo yamanukaga isaha n'isaha ikavugana nayo rero nta kindi Imana ivugiramo natwe nta handi Imana inyura ni umwuka wera yadusigiye nk'umurage iyo mwuka wera ari muri wowe ni network y'Imana ijwi riramanuka ukaryumva urakoze cyane amen agaciro n'umwuka wera amen iyo ufite mwuka wera amavuta y'Imana ntabwo ari amavuta yera y'agaciro n'umwuka ntabwo ari peteroli y'iki gihe ntabwo ari esansi ntabwo ari ubuto ntabwo ari amavuta y'ibihagari agaciro n'amavuta y'Imana n'umwuka wera haleluya niwe wakomangaga Yohana agahita yumva ijwi ry'Uhoraho kuko erega impamvu Yohana yumvaga ijwi ry'Imana nta bindi bigirwamana yari yarimitse impamvu Yohana yumvaga ijwi ry'Imana nta bindi bintu yari yarimitse mu mutima we yari yarafashe ubwenge bwe n'umubiri we n'umutima we abyegurira Imana agira avuga ati Imana nyobora muri byose Imana irazimuyobora muri byose rero n'umwana unejeje umubyeyi iteka ryose aba ariko nagite n'ababyeyi umubyeyi aramwitabaza niyo ibirenge bya papa we bigeze ku muryango ahita amenya ko papa yaje rero natwe iyo twabaye bugufi bw'Imana mwuka wera araza akaduha amakuru ndetse n'ijwi rikamanuka waba usinziriye ukaryumva njya nkunda kubivuga ngo Yesu yasize abisobanuye neza aravuga ngo yemwe umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri uzi impamvu Yesu yasize abivuze kera habagaho gutamba ibitambo kera byabagaho ko tujya kwa basamweri kujya kubaza amakuru y'ibiri imbere ariko amaze kumena amaraso y'igiciro cyinshi arangije aravuga ati ntago namena aya maraso ngo nindagiza kuyamenera abantu ngende ntabasigiye umurage ugize gute ukwiriye asize umwuka wera haleluya asiga umwuka wera nk'umuyobozi aravuga ngo umuntu wese uzanyegurira umutima we umuntu wese uzampamagara umuntu wese uzatindana nanjye nzajya manuka mvugane nawe pana atabanje kujya gushaka abamusengera umuntu wese uhaye umutima w'Imana Imana ivugana nawe urakoze cyane Kayitesi icyo uvuze ndagikunze cyane urimo urashaka kunsubiza kwa Yohana hose Yohana yabonye ibintu bikomeye ipatimo ariko hano ngo yumvise ijwi rirenga rimubwira ngo uhereye none Yohana hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu abapfa bapfiriye mu mwami wacu bundi yashatse kuvuga iki marayika bimubwira n'abantu bameze bate n'abantu bazicwa bate n'abantu bazicwa n'iki n'abantu bameze bate niba ntakugoye wansobanura kuri ako kantu kugira ngo abatwumva bamenye abapfa bapfiriye mu mwami kuko dufite abantu mu iki gihe badashoboye kwitanga badashoboye kwemera gupfira Kristo badashoboye kwemera kubabarana nawe bashaka kuryoherwa n'isi bagakora iby'isi ibasaba gusa ntibakora iby'Imana ibasaba ahubwo bakavuga ngo tuzarenganywa ese igihe cyo kurenganywa kizaba ryari ese tuzapfira Kristo ryari abantu bamfashe Yohana yavugaga yego bapfa bapfira mu mwami yego dore ngaba yego n'umuntu ukora ibyo gukira yego icya kabiri ugenda uko Imana ishaka yego niba ari umuvugabutumwa yego akavuga ubutumwa uko yagize gute ko yabuhawe n'Imana atarebye ngo ndaza guhura n'ikibazo iki n'iki uwo nguwo ninanapfa azabapfiriye hehe mu mwami ubundi abantu bavuga Imana ukwiri yego niba ubundi umusirikare nyamusirikare yego hari umusirikare w'umuhamagaro yego hari n'umusirikare wabyigishije yego babanje kubimushyiramo baramubwira atari ko nuza wenda bizagenda gutya wenda nuza kuri uru rugamba babandi bahamagarwa ari uko ingabo zikenewe ariko abandi baza hari umusirikare wicara agatekereza igihugu cye yarangiza akavuga ati shingiye ku gihugu cyanjye nekereje igihugu cyanjye ndebye yuko gikeneye umutekano n'amahoro ngiye gufata amaboko yanjye nangize nyatange ku gihugu cyanjye zibura ntanga imbaraga nimara
gutanga imbaraga ntange n'ibitekerezo igihugu cyanjye kibona amahoro. Uwo muntu yatandukanye n'umuntu babanjije kugira gute kubyinjizamo. Yego, haleluya, amen. Uwo musirikare baratandukanye. Rero umuntu waje kubw'urukundo, waje gukunda igihugu cye, yego, waje kubw'uwamupfiriye, akavuga ati kubw'uyu mugabo wameneye amaraso, akambabarizwa, agaterwa imisumari mu biganza, agakubitwa inyundo, agashinyagurirwa, akambara urubindo, ari umwami w'icyubahiro, akambara ikamba ry'amahoro, shingiye agaciro yamaye, shingiye ubuzima mfite kubwe, nemeye gutanga ibyanjye kubwe kugira ngo nezeze uyu mwami wamenye amaraso ye kubwanjye. Uwo muntu rero iyo bamubwiye ngo biracitse avuga Imana uko yamutumye. Haleluya. Iyo bamubwiye ngo karabaye aravuga ngo ni kabiri mu ruhande rwanjye birusha amaboko. Iyo myo ati turakwica. Ubundi hari ikintu abanyarwanda cyangwa abatuye isi cyangwa ikiremwa muntu kitari cyasobanukirwa. Mugabo twakurikiye ni umunyembaraga, ni umunyamaboko, ni umugabo uvuga ntagira umuntu umuvuguruza, arashoboye, ni umugabo utegeka ntagira umuntu ukuraho itegeko, ni ukinga ntihagire ukingura. Ikindi yakingura umuryango nubwo igihugu cyatera nta wakongera kuwukinga. Ikindi yaguhaye ijambo nta muntu ushobora kurikwaka. Anabivuga neza aravuga ngo niwe wimira ubwami akimuka ubundi. Yego, byose niwe ubiyoboye. Noneho ikintu gituma tuba abanyabwoba n'abanyantege nke ni uko tutamufashe nk'umunyembaraga. Ariko umusirikare wa Yesu ari we Yohana yari we, ubundi Yohana yari umusirikare wa Yesu by'ukuri, wa wundi uvuga ati no mu rupfu bandasa amaguru, bankubita ibiti, bantera amabuye, nzaba nyivuga Yesu ko yagize gute uko ari. Icyo nicyo shaka kubasobanurira rero. Iyo uri umusirikare wa nyawe umena amaraso kubw'igihugu cyawe. Amen. Urakoze cyane. Rero bapfira mu mwuka babemeye gukurikira Yesu n'umwami n'umukiza wabo, bakemera no kuba bababazwa, bakemera no gutanga imibiri abo y'ibitambo kugira ngo ubwami bwa mwami bushimwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hari abantu bavuze ngo kugira ngo ibendera ry'Uwiteka rimanurwe bazemera bapfe ariko rihore rizamuye. Urakoze cyane. Nigeze kumva inkuru y'umuntu umwe, yari umukobwa, yari icyo gihe aho twari turi bari bamushyize inyuma y'itorero, abandi baraburana mu nama bati ntabwo bishoboka, mwaba mushyize inyuma y'itorero bibujijwe. Bati kubera iki? Umukobwa bavuga ko yageze ahantu agasambana, ngo hari abantu bamufashe, ariko noneho abamufashe arisobanura, aravuga ngo ntabwo yafashwe asambana ku bushake, ngo yafashwe ku ngufu bamufatiyeho ibyuma. Noneho abanyamwuka bamwe bati ese yafashwe ku ngufu afatiyeho icyuma bisace kuvuga iki? Ese ko arabagiye barenganyirizwa Kristo, izina ry'abahowe Yesu, abagiye bahorwa Imana b'Ibugande twagiye twumva no mu yandi mahanga menshi, na ba Perpetua twagiye twumva mu Butaliyani n'abandi, hari abantu b'Imana benshi bagiye bapfa bahowe Kristo. None umuntu kubera icyo atemeye ngo iyo nkota imurye ariko arwanirire izina ry'Imana ye arihesha icyubahiro ntiyanduze ubusugi bwe. Ese koko abavugaga ngo nacibwa kirwa inyuma y'itoro yarambaraye ntiyahishira agaciro umwuka wera, byaba ari byo cyangwa baramuhohoteye? Ese twaribaje, nanjye naribaje, ariko se abazapfa bapfiriye mu mwami bazaza ryari? Ko niyo badukanga tugahita tugarama, badukanga tugahita dufunga Bibiliya tukirukanga ngo batatwica, badukanga ubuhanuzi twahawe tugaceceka kubuvuga, abazapfa bapfiriye mu mwami kayitese bazapfa ryari? Nimumbabarire. Hari igihe tuzicwa n'imodoka tukazategereza guhanagurwa amarira mu ijuru tukayabura, kuko ntitwigize tugira amarira turira. Barakubwira ngo hagarika guhanura ibikomeye ugahita uhagarara, barakubwira ngo hagarika kuvuga ijambo ry'Imana hanaha ugahita uhagarara, barakubwira ngo duhe ikintu iki niwanga turakwica ugahita ukuramo imyambaro ukagarama. Ese koko dukwiye gukiranuka Imana kugeza no mu rupfu cyangwa tubigenze gute? Wowe urabyumva utuma umukobwa cyangwa se uyu muntu babwira gufunga Bibiliya akayifunga akihisha? Ubundi yego, ndakuvuga ijambo rivuga ngo umuntu utaza hava ntamenya niyagana, agamenya ahantu agana. Yego, igihe cyose utazi imbaraga uri kurwana nazo nta nubwo ushobora kumenya intwaro ugomba kwitwaza mu rugamba. Yego, kuko ntago ubuzi umwanzi uguhanze amaso wari we. Yego, nshatse kuvuga iki rero? Impamvu abantu bababwira ngo ni muceceke bagaceceka nuko umwuka w'imbaraga wari uri muri bo
uwo nguwo utakigize gute utagihari. Yego. Ubundi hari ibintu bibiri dufite. Ijambo riravuga neza ngo Imana ntabwo igikorana n'abanyabwoba. Yego. Nta munyabwoba uzajya mu ijuru. Uwo ntazajya Imana nta bwoba igira. Mwuka wera ntatinya. Yesu yarabivuze neza avuga ngo nkunda bankunda. Yego. Umuntu wese uzashakana umwete azambona. Haleluya. Ni gute wahagarara ukavuga ngo nge shingiye ku Mana namenye? Yego. Shingiye ku Mana yampamagaye. Ibizari byo byose nzi neza. Ubundi njya mbivuga neza, reka mbivuge mu ijambo risobanuye neza. Abagabo batatu nemera, Saduraka na Meshaki na Abedenego. Yego. Bari abagabo ngo beza b'uburanga, niko Bibiliya itubwira. Ndetse bari mu nteko nshinga amategeko y'ubwami bw'igihugu. Nta nubwo bari abantu basanzwe, ntago bari abacuruzi, ikindi ntago bari abapasiteri, bari mu nteko, bari mu ntebe y'ubwami, bari muri komite nyobozi ariko y'igihugu barimo. None umva icyari gitangaje cy'aba basore cyangwa cy'aba bagabo. Aba bagabo nubwo bari muri iki gihugu, nta nubwo cyari icyabo. Yego. Amakuru Bibiliya iduha itubwira ko bari abanyagano, bari abasuhuke, bari mu gihugu kitari icyabo. Umwami abagirira icyizere kuko bari bafite ubwenge bw'Imana, abahereza intebe, bafite iyerekwa, abaha intebe, ariko abaha intebe nta makuru yabo afite. Witonde uyu mwami ntago yigeze abaha icyubahiro cy'ubuyobozi afite amakuru. Yari afite amakuru y'ubwenge bw'isi ariko atanazi ko babise ubwenge bw'Imana. Ntago yari azi ko afite umwuka wera w'Imana. Ngo nuko igihe kimwe uyu mwami yiyumvamo ko akomeye. Amaze kwiyumvamo ko akomeye yibumbira ikigirwamana. Niyo mpamvu ntanze urugero rw'aba bantu bageraho bikomeye, baragiza bakarekura icyo bahawe, bakarekura inshingano zabo. Ngo nubundi gupfa uzapfa nushaka upfire mu mwami, utazamfunga reka ndekeraho. Urukumva aba bagabo reka mbavuga n'umuntu wese arabizi cyangwa agenda hasome. Banamze kuco bavuganye n'iki n'Imana ngo nuko umwami ashinga ikigirwamana, abumba ikigirwamana cye, yiremera Imana. Aravuga ati giye ushingiye n'icubahiro mfite, giye kwishiriraho Imana mukwiriye gusenga mwese, ngo igihe cyo kuyiramya itegeko riratangwa mu gihugu. Baravuga ati nimutaturamya umuntu utari buramye iki kirwamana cyanjye, uwo bamucanira itanura. Ngo nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo banga kuramya icyo kigirwamana. Nta yindi mpamvu yatumye banga kuramya iki kigirwamana. Ubundi n'Imana yari iri muri bo. Bari bazi umugabo wabahamagaye, bari bazi gakondo yabo, ko gakondo yabo itaranye ibigirwamana. Bari bazi ko biringiye Imana ishoboye. Arangije babwira umwami ati ntidushobora kuramya ikigirwamana cyawe nubwo. Umwami arababwira ngo ninde wabatumye, ninde wabashutse, ndaza kureba ko ari bubakiza amaboko yanjye. Saduraka aramusubiza ngo nubwo itadukiza, haleluya, ntabwo tuzubarira ikigirwamana cyawe. Bishatse kuvuga ko Imana bayizeye kugera no mu rupfu. Bishatse kuvuga ngo niyo yakirengagiza bagataha bagomba gupfa bakiranutse. Dore impamvu bavuze aka kantu. Saduraka yisagiriye yerekwa, aravuga ati nindamuka mvuze ngo iyo twiringira dukiza, yibuka yuko ijya yemera ko bitubaho, ijya yemera ko bitubaho. Bakakwicira ubutumwa bwiza, bakakwica ko wavuze iby'ukuri. Arangije aravuga ati ijya nubwo itadukiza amaboko yawe tuzapfa tukiyiringira. Rero impamvu badakora iby'Imana ishaka cyangwa bahagarare bahamye nuko uwo biringiye batamuhaye imbaraga muri ntabwo bamuhaye agaciro bamuhaye. Imana tugire neza. Urakoze cyane. Turimo turasoza kuko muraza kwihangana bene data nshuti z'umusaraba. Uyu munsi twakoze ibiganiro bitandukanye kandi ntabwo twari kubona umwanya wo kugira ngo tugaruke mu gitondo dufate umukozi w'Imana tumubone. Bibaye ngombwa ko dukorera rimwe. Niyo mpamvu iki kiganiro kibaye gitoya ariko kiraryoshye. Tuzagikomeza n'undi munsi utaha. Gusa aha hantu bishatse kuvuga ko uyu mukobwa rero yagombaga kwemera agaterwa imbugita ariko agapfira mu mwami. Kandi haleluya, ntabwo yari kurimbuka. Ubundi agaciro n'ubugingo. Ese yabikorana n'uwo muntu agapfa ntiyari kuba arimbutse. Agaciro n'ubugingo. Amen. Gahite ndagukunda cyane. Hari ijambo uvuze, agaciro n'ubugingo nani kiri gisubizo ushaka kuma. Bene data bakunzi inshuti z'umusaraba, abakunzi ba Comedy TV, nagira ngo mbashimire cyane kwitanga kwanyu mudukurikira. Ikiriho gusa abapfa bapfiriye mu mwami bigiye gusohora. Nicyo gihe cyabyo. Kubera iki? Bartolomayo yababaye akorera Imana.
Stefano yapfuye akorera Imana, Petero yapfuye akorera Imana, Paulo na Sila mu nzu y'imbohe bafunzwe bakorera Imana. Umuntu wubi yakubwiye ngo ndagufunga aba yumva akoreye iki buriya? Ubundi Abanyarwanda nibo babivuga neza ngo ufunze ntabwo ari ufungura. Haleluya. Ufunze ntabwo ari ufungura. Ariko ijambo rikomeye no kurusha ibyo, nubwo twafungurwa kandi nubwo tutafungurwa nta kizatubuza gukorera Uwiteka Imana yacu. Ubundi buriya nugira umugisha wo gufungirwa ubutumwa bwiza, uzabuhiriwe, uzagenda witerere hejuru uvuga ngo ubwami bwo mu ijuru n'ubwanjye. Haleluya. Uwiteka Yesu yarabivuze abwira abigishwa ngo namwe murahirwa niba babanga babahora izina ryanjye. Niyo mpamvu mbabwiye ngo abapfa bapfiriye mu mwami barakenewe. Siko bimeze? Mureke twitange rero, twitangire Kristo, twitangire ijambo ry'Imana. Abahanuzi bafite ubwoba bajya bahanura bagatinya bakikanga, abahanuzi bajya bahanura bagakangishwa, abavuga butumwa bagakangishwa. Nimureke dukorera Imana twitanga kandi twemera gupfa. Nimfungwa cyangwa nimpfa nimuzarire, ahubwo muzasengera ubugingo bwanyu kugira ngo namwe bizabashobokere mupfire mu mwami. Icyo turiho hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Igihe kimwe hari igihe gikomeye umuntu yarampamagaye anjyana ahantu aranganiriza ambye ati uyu munsi ndakwica. Hari igihe kibi cyari igihe cy'intambara 94. Amaze kubimbwira namubwiye nta kibazo, ariko hari ikintu nkugaye, nzagayo uzansangayo. Uyu munsi wacu warabikiriye ndagiye, ariko nawe iwanyu hari umunsi kizagera kize. Niyo mpamvu tudakwiye gutinya urupfu, kuko Bibiliya ibivuga neza, uretse Eliya na Enoki nta rindi rembo tuzanyuraho n'irya Yesu n'umusaraba we, twinjira no mu rupfu tukazuranwa na Kristo mu bumana. Haleluya. Imana igumugisha. Gira icyo ubwira abantu ubasoza ubagira inama. Urakoze cyane. Baye mbashimiye mwanya tumaranye. Yego. Kubw'umugisha wera w'Imana n'ubundi turacyari kumwe, tuzasubira. Hari byinshi byo kubabwira uko tuzagenda tugirirwa ubuntu n'Imana, muzagenda mubyumva. Yego. Ndabashimiye rero, gusa icyo nasorezaho ijambo ry'Imana riri mu Migani 19 ku murongo wa 18 avuga ngo wishakira ubwenge abakunda ubugingo bwe. Yego. Nimushaka ubwenge kugira ngo murokore ubugingo. Ago ubwenge ari amashuri menshi, ubwenge no gukiranuka, gakora ibyo gukiranuka. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Urakoze cyane, Uwiteka kwishimire. Muri komanteri rero mutwandikire niba mukeneye ko azagaruka vuba, mu bitumenyeshe kugira ngo tumurarike abe hafi, kuko hatuye turahazi, tuzajya kumureba tumusure nkuko uyu munsi twagiye kumusura. Imana y'amahoro niba umugisha cyane. Uwiteka uri Imana nziza kandi Imana y'amahoro koko. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi uragira uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Dushoboze kugukiranukira, tuzatabaruke turi muri Kristo neza, tuzatabaruka amahoro. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Amen.